basutse yego ariko bamuse mu rusenda birashoboka please hoya udusuko twa munonga I don't want peace. I want problems always. Ako subundi uranshaka yiki? Hagara nkwe cyo ushakira wa mbwa. Turashize none. Data. Mbendorera ndakubaza nk'umuntu yobona kuva karunyinagira ucuna batagutwenga wewe umuntu utasika uri gukinagirana mu bimba y'abagore yasika nje wakaremewe agaki kandi wona nakubariye kwikunda kwa bizotuma utubaka mugabo buretse ariko reka nkubaze uza kundongora aho nkuye he wansezeranyije iki hagase nakuzunuriye mu kabari icyo nzi cyo nuko nagusezeranye kutazicwa n'umwumwa ngo wavuga duka naho rero nese ko ushaka kunuza mu nzu nk'amansera itagira inzoga nako nibike ko gukara mu maso ukabyukirenza wa mugore ukashize ingano be mu rugo ujejwe kuberwa gusa akanyura nyihindutse n'ukuntu ahantu wankuye Claude na Pascal na Jado banguraga inzoga nk'ijuta dore ko ntari nyina ryama akamuvimba kanje babyuka yutakanguriye uyu munsi gitswe kunsohokana ukangura icyo nshaka cyose kandi sininginze ndagutegetse atari byo umenye yutaha ako gimba niyoza kuri kinyabibiri bikanjanga dore ye kumenye ona unyirukana mu nyumba yawe urashimiye nyumba kari yawe uzanyirwa haza rwa ngo numutwe utansohokanye ugura reba bana jotera bwoba ngaho umva amafaranga twavuganye hariko bizonicere na kimwe homba kuyabona bitari ibyo nahantu uri bunshikire mukazi bazigenda gusa sindeka ngo wa kabicho amafaranga twumvike sinago yose urambaza iki umva we ibici ni mwene wanyu ujye wibuka ko nyinde umugore w'umugabo ngomba kuguca amafaranga yose nshaka kandi ukayama bitabaye ibyo urabona kanje nawe hanyuma mbere yo kujya kunca amafaranga uri bagiye kuri umugore w'umugabo se ibyo ni kureba ndavuze ngo mpereza amafaranga yanjye umvire mu rugo ndurebe narimo kunkurira ke uretse tuzahura fata telefone ndaza kuza kuyigombora mpereza se uri kuyishyuza ndazakwemeza hano Salama bro. Ubona wihebye kwicara ku mukingo igihe kitageze se kandi ibyo kwihebera bihari. Cyangwa baramwana iby'i Kigali urana bimeze bitirizo uraribona utese. Umva nturire ntiwijijishe. Nakwiboneye neza. Ambonye ndi gukora iki? Wowe nakubonye nkubwiye ko nakubonye n'amaso yanjye. Ibindi byihore. Gisura kigade kurebesha amaguru nanjye ndikurebesha amaso. Ahubwo nakubajije ngo mbonye ndi gukora iki? Aha nkunze rero kujye mu mujyo mwiza w'icyo nashakaga kukubwira. Urabona handi wari uhagaze mu ikeri yaho hirya gatoya. Telefone wayisize? Nyisigahe. None niba utayisize kanze nge gutanga igihe umvuge ko yintumye bayimenye cyangwa se uteze umugabo we none ku mugore we yakwica. Akundi nge nibaza utugabo nkamwe tungana gute mukunda gusamba. Umugabo gusamba nabyo umubiri waze ukunda kuyisabidira. Ahubwo se twaganiriye bagirwa no kubaza. Uranywa gakisa ahubwo. Anywa gaki nge se nkorera amayoga. Akavuye gukora se. Akazi nge wa mugana ari. Ahubwo kanze mpagoke ngende mbikore nkuko nabipanze. Ntushatse wanyumva. Nakumva gute se ko nakorera amayoga? Ntabwo nkorera amayoga ibintu bijyanye n'amafaranga bizamo amafaranga washaka no kungurira hakutangiye ngo uramurera ikintu ngo mu mayoga. Ntabwo nakubwiye kugiye gukora amayoga. Ese wishibiye kuvanga nta kwakiriye bro. Oya kunyakira wanyakira nyuma ariko amafaranga na business twamaze kubivuga. Kandi ikintu gitangaje murantinza umarira umwanya. Urumva namaze kubivuga baje no kugufata bagukubise wanatsuye. Wakoze ibishoboka hakiri kare kiri mu makuru mashya. Mbere mbonye umugabo w'inzo bugira ubugome baseka ngo akaga telefone. Genda ukagurisha kuri mu make y'icyayi cyawe ariko asigaye uyangaruye. Ariko usezeranye ko utabibwira umugabo wiwe. Ntabyo navuga ako rero ubutaha ujye ku bagabo nako ku bagore bafite abagabo bangana nawe ubo mwashobora kuhanga. Urakoze muvana. Akonde nyine kajyana. Akasigaye uyangarurire. Salama.
ngiye ubu rero ngize imana ubonye imbere y'iwawe uzi ikintu kimbabaje muye n'umugore wawe akugenda ari kurira ngo gukunda kwa yagusabye bitanu byo kwisukisha ukabimwima n'ukuri kw'Imana. Serious? N'ukuri kw'Imana akora mugore aragukunda uzi ko yarize umwaforo ukamurenga. Umva reka nkubwize kuri ivyo mbwiye biri seri byanyavyo ngiye kugutumaho umubwire ko nanje ndamukunda mwana bwa ndamukunda byaseriye n'ubunyunyusi bikumva none ivyo bitanu ndabigwa ubimushije sibyo umunterera imitomo bwati Murundi noneho yisubiye aragukunda byadandije na kwijana akabyenza akamugura 5 kuri 5 ako se ibihumbi 5 ku mugore buri yagusabye ibihumbi 5 uraba akeneye ibihumbi nka 7 cyangwa 8 kuko nkurikije ibintu by'abakwaferi ngewe bahera mu 20 mirongo abagore kuko bazi kugabanya uzari nkaho ujye kwisukisha baguciye 20 ariko nyine kuko ari umugore bamuca muri 7-8 gutyo bakabya bikabicuma ubwo wareba kuvuga ati nk'umugabo w'inyangamugayo ukunda umugore we tuzabana ubuzima bw'ubuziraherezo ikamuhereza ibyo 10 yarayiteze 5 urukundo ratera nawe ruvubura ahita ruguhundagaza rugutwikira nk'umuta nivyo mu bitanu byansaba gusha telefone yanje warangiza ngo bibe 7 nayo ndamuhaye suko rusenyuka mwanze gutanga iposho rusenyuka mu biki uyu munsi giswe kunsohokana ukangura icyo nshaka cyose kandi sininginze ndagutegetse atari ibyo umenye iyo utaha ariko umugore wanjye ndamukunda reka nze ndabigure ibyo bihumbi sinindi kumbwiye ndakurengezaho n'igihumbi cy'akamoto kikugezayo hoya moto y'amaguru arakora nkayo ntari ikizane sanse ahubwo ndayinywa hano hirya bana ugenda umusukisha kirikare ahubwo nibyareba nawe ndanamusuka ko ndayabuze se wabura amafaranga gute umuntu w'umugabo waguze n'agacupa ariko reka ndakwereke Chano kuri butije no kwa kazungu wabwira ati Murundi arambye ibihumbi 10 ndakongejeho na 3 kano kanya none se usanga tubikorana baranzi winjira mu baranzi nyaruka ugatara nafunga cyangwa agatekezo no kujya kunywa ubu nge mbabazwa n'umugore mwiza nkawe kuba afite umugabo muzengeza ase buriya mupfikita icyo mwamupfa cyose ntago umugabo umeze nkuri yagakwiye kwifata akagenda sebye umugore ku karubanda avuga ibintu bidashoboka use mu mugore mubi nvuga ngo uri mubinga ibiki inda yakusanya hirya no hino gutesha agaciro bigeze hari yego kuduhuye atiki ibiraya bibiri kimwe ikindi hano ari kubaririza rogiri hafi muri aka gace nimba ari ubwambe yagiye kubikora cyukuzagagara katabisanzwe bimenyera kuko nagazana abamarogi wambabari ukandangiye rogi bagiyemo nkakuri kuturonikore hoye twahuye mu gitondo ahubwo bashobora kuba banavuye gusa icyo nashaka kukubwira nta mugabo ufite pe ntawe oya byo kuba nta mugabo mfite ndabizi ko nta mugabo mfite ahubwo ndashaka kumufatira mu gikorwa nkahita nyaca urumva nawe nta mugore afite ngo ukayagira iki ibyo byo simbikwifurishe kuko umuntu agomba kuba ari umuntu kandi igituma yitwa umugabo ntibiriye rero ubwo wenda uzayayiza ukundi wamuhana kutagize nk'ibyo ahubwo reka nkwereke urumva uwo mugabo wawe umuntu kugira inama nk'iyawe ngiye reka nkubwire ninjye muntu kubure ninjye muntu wenyine akuvuga n'igihe yakuvugaga nabi ahubwo ubwo nta kuntu wambwira ukareba nyine ukuntu umbwira wese kandi nkubwire iki nyine urumva umuntu ugukunda kwifuriza ibyiza ntabwo abona abantu baguhemukira cyangwa kuvuga ngo abure kubikubwira ngiye rero mbaye inyangamugayo ndazana kubwira ubwo butwari rero n'ubunyangamugayo ngo akampembe ubunyangamugayo buhese hari inkuru nziza nzaniye urumva iyo nkuru ariyo guhemberwa okay ntarebe nimba atari inkuru zo kwishimira uburangiye ariko mugabo wawe turi inshuti wowe wabishatse tukabyumvikana nahita mpamagara akazana izo ndaya akazizana ibyo ari byo byose nyine arimo nahita mbimukoramo cyangwa amakosa ushaka kumufatiramo nkakuyobora inzira uburyo akase ubundi ubwo se wowe namushora buriye njye mushora gute njyewe ubona ntari inyangamugayo muri iyi karitsiye njye baranzi uzaza ubabaza ngo kandi ngo nde nimba utananzi neza bazakubwira ikintu bazakubwira cya mbere umutima mwiza umutima utuje ubuntu mugwa neza ibintu nk'ibyo nta kintu cy'amabi wenda ikintu kibingira ko ngira impuhwe nyinshi urumva ayo makuru ufite aguhesha kuba nakwizera ahubwo se mbwira mu guhamagara ngiye mukuzanira izo ndaya zizane azikugeza imbere gutya nyine urisha ubwo ngubwo ngimuhamagara ubwati vayo hano ndebe gutya nawe umva niba uzi ko uri bumuhamagara akaza hano azanye n'izo ndaya ni ukuri binkwenda guhica ushaka cyose icyo cyo cyose wowe byizera ahubwo wowe ndabizi ushobora kuba uri no kumuhamagara ntagufate ima telefone yawe ari nayo umuhamagaza kugira ngo urebe ukuntu tuba dukonegise mumuhamagare maze guheka ikintu nkorera imbwa y'umugabo hariya oya wirakara mbere reka nikoza aha ngaha mukuvugishiriza urabona akugezeho wowe banguka tu oya ntabwo ari umugore wawe umva se wowe rero ikintu cyabaye umugore wawe
turi kumwe ubu ngubu kugira ngo nkwereke ko turi kumwe mwamakaje na nimero ye banguka ahantu turi namubwiye ibintu byose uburyo mukunda namugutereteye w'iki kintu ahise avuga ati mu minota 3 abe yakubonye uko arumva kumara iminota 3 atarakubona byaba bigize huye ni hano ruguru ku muhanda andi ruguru ku muhanda andi twahuriye nakagakobwa wakunda sawa banguka mbabarira ubanguke ibyo urimo byose ubize nimba ari no guhatibira ibizana bifite mu ntoki ntari sawa so umugore wawe se ntagukunda nakubye harahiye umuntu byose ndabisoje araje sunguye ibivuga cya telefone yawe Bitese meze neza se akazuba kakwakiye humura mu kanya n'imvura iraza kugwa agasuduso ko twamunonga ni bya birindwi isamu amakuru se ndabizi natinze kandi warubwiye umuvandimwe ngo nihute gusa hari ukuntu ashatse kugira ngo nze nk'uko nagutunga nk'uko naciye kwa Claude amafaranga kugira ngo njye kugura twatubyera umeze utese Jesus kuburiya ikaniye ntago yabigoranye cyane ariko shaka maraka bize gatira kumbura kana ku rukundo sikumva kababaza wanasanga ku rukundo go n'ubwa mbere ndakwiyumvishe ari ubwa mbere ndakwiyumvishe mu rukundo rwa danje kashe ku rukundo karajyana anje senga gukoze mu matwi nibwo bibe romantique ibeshe reka inda wagira ngo nta bwenge mutunga turashize none byapasi yego sema uvuye amusutse yego ariko banguse mu rusenda birashoboka hoya udusuko twa muno ese baby ujya mu kwa Feriza ntiyagusutse neza ariko ubwenge bwawe bwibera mu ndaya gusa uvuga kanye n'ubisukura byibagiwe ubeka byo nsazwe mfite kose kucyo utahinduye kwavuga gasuka nk'ibyo rusanzwe ufite ahubwo se ko byahise bisaza bagusohoka kazi neza zikomeye canke ni caguwa munganiro bya caguwa bikunda ko ari munonga usanga ari caguwa ubwo rero urahazi namuje kumpagiraho gusa yuko ibyo nakubwiye ushaka iyo utaha batwigendere sho menye iyo utaha. It is very shameful for you to accept that. You will end up in McDonald's. Kaje nawe urabinkoze se iby'indangara Imana yarabitanze gusa wihangane ndagusigira ngeze naho bansigira ku mugore wanjye Think say they wise. mama yangu